Turagusuhuje wowe muntu ukunda gukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere yuko aho muherereye mumeze neza cyane. Turabasuhuje rero, iyi ni Ngabo Empire, nanjye nkaba Ngabo. Wowe wakoze subscribe turagushimiye. Wowe utari wayikora, iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri uko tubishizeho. Rero tugiye kubagezaho ikiganiro imbaraga z'umukunde, uko umukunde ukora. Mbese umukunde ukora mu mbaraga z'inkundo gusa, cyangwa se umukunde ukora no mu bindi bintu bigiye bitandukanye, mu marozi, mu bucuruzi, abantu bagiye barwaye indwara zigiye zitandukanye. So rero ndagira ngo nkubwire yuko umukunde ufite imbaraga, uburyo weho utabasha kwisobanurira, ahubwo buri muntu aza kubwira imbaraga azi umukunde ufite. Buri muntu akakubwira mbese icyo awuziho, n'undi akakubwira icyo awuziho, n'undi akakubwira icyo awuziho. Ugasanga umukunde ni igiti gikomeye cyane. So rero ndagira ngo tuganire mu minota mikeya itarenze nka 15. Ndagira ngo tuganire kuri icyo kintu, noneho mbashe kubabwira eske umukunde ukora ute, ukoreshwa ute, kuzihe ndwara, byagenze bite. So rero niyo mpamvu mbaje kubasuzanga amahoro y'Imana abane namwe, kugira ngo tuganire nyine namwe mwicaye muri ayo mahoro y'Imana. Uwakoze subscribe agerageze akore share, like na comment, kugira ngo tumenye niba ashizeho igitekerezo cye, tumenye ngo eske ibintu bimeze bite, eske ubutaha tuzamukorera iki, eske arabinenga cyangwa se arabishima. Icyo ngicyo tukakimenya. Ndetse iyo unashaka kugira ngo utwandike kuri WhatsApp ni 0788 47 40 51, ugakora share, ibiganiro bikagera ku bantu benshi, kubera yuko iyo ukoze share ibiganiro biragenda ku bantu wabisharinzeho, bakabireba bakabyumva, nabo bikabasha kubahindurira ubuzima. Birashoboka yuko nawe ubwawe uri kureba iki kiganiro yaba ari undi muntu ugikoreye share kikakugeraho. Urumva rero ko udakoze share, icyo gihe biba bivuze ngo ntabwo ushaka ko ibyiza byagera ku wundi muntu. Iyo tuvuze ngo bihindura ubuzima, kuvuga ngo uraba ufite ubuzima bubi buba ubuzima bwiza cyane, noneho uwari ufite n'ubwiza bukaba bwiza cyane, bukaba bwiza kurushaho. So rero weho utari wayikora, nawe yikore, nta kintu bigutwaye. Ni ukuvuga ngo gukora subscribe ntabwo biri bukwaka amafaranga yawe, ntabwo biri bugutware n'umunota, nta kintu na kimwe biri bugutware. Weho urakandaho gusa, nushaka ukande no kunzogera, ubundi tujye turashiraho ikiganiro gihite kikugeraho. Kandi nabwo nutayikanda, igihombo ni icyawe, ntabwo ari icyacu. Kubera iki? Ejo uzagira ikibazo uhita utekereza uti harya bya bintu nabyumvise he, nabyumvise kwandi. Umara igihe uri kuhashakisha kugira ngo uzahabone, usange warahabuze, usange bigutwaye igihe. Ushobora no kutakigira, kikagira mwene nyoko, kikagira ababyeyi bawe, kikagira bene wanyu, kikagira abapare cyangwa se ba marene, cyangwa se kikagira n'umuturanyi cyangwa n'undi muntu muhuriye mu muhanda. Bivuze iki rero? Iyo bibaye byiza ukora subscribe. Warangiza gukora subscribe, wanashaka ukandikana nimero zacu ukazitunga. Se izo utunze z'abandi zo zikumariye iki? Kankubaza, zikumariye iki? Bose niko bagufasha, bose niko ubahamagara, ntiharimo badafite umumaro. So rero niba umaze gukora subscribe, jyamo wandike uti Ngabo Empire muri telefone yawe, nurangiza wandike ngo 0788 47 40 51. Nyamara ntawamenya. So rero muzikande muri benshi, kugira ngo iyi platform yacu nayo igerageze kugenda irakura,
igere hirya no hino ku isi, nubwo yamaze kuhakandagira ariko igere ku bantu benshi. Twigendere rero n'imbaraga z'umukunde. Umukunde ni igiti abantu bamenyere ngo ni igiti cy'urukundo. Niko babiza abantu, niko babifashe. Ariko nyamara umukunde ukora ibintu byinshi. Ni igiti gikomeye cyane cyane. Icya mbere, niba ushaka kugira ngo umenye ko gikomeye, genda uzagende urebe aho giteye. Numara kugifata ugende ku ruti rwacyo uhwarureho kiriya gishishwa aricyo ukoresha ugihwarure. Numara kugihwarura uzagende ucyanike cyume, uvungemo agafu cyangwa se usetemo agafu, ugende ukoremo mbese agafu. Ako gafu ikintu uzagakoza, dore icya mbere, niba uzi yuko wagiye urogwa kenshi, ukarogwa kenshi mu buzima bwawe, ni ukuvuga ngo abarozi hari ukuntu baroga umuntu, noneho bamara kuroga umuntu uburozi ngo bukajya burashibuka, rimwe na rimwe bya bintu baguhaye bibi bikakugaruka. Niba ari uko umeze warakunze kurogwa kenshi, weho genda ufate ka gafu wasese cyangwa se wavunze muri cya gishishwa cy'umukunde, ugende ufate agace k'ikiyiko. Reba ikiyiko kitari runo ruyiko runini, oya, reba tuno tuyiko duto tuba dufiteho ururabo hano umuntu afata ari kurya. Urebe 1/2, uteke mu mazi mu dukombe 2. Numara kuteka byabize wacaniriye byahiye, uzayungurure. Noneho weho nuba ufite ubuki sawa, nuba ntabwo ufite nabwo nta kibazo, nurangiza unywe. Icyo gihe niba ari bwo bwa mbere ubinyweye warahuye n'icyo kibazo, nta kibazo, uzabe uri hafi, kuko ntabwo uwo muti mbese umubiri uzahita wakira neza. Uzahita ubona ko nyine ari umuti uri kurwana na bya bibazo wari ugize ute, wari wifitemo, ariko nta kindi kibazo kiremereye kizahaba, ubuzima buzakomeza. Noneho niba atari inshuro ya mbere, ari nk'inshuro ya kabiri uwunyweyeho, urumva bya bintu bibi bakugaburiye bikurimo, pressure yabyo cyangwa se ubukana bwabyo buba bwaragabanyutse. Uzabinywa wumve nta kintu bigutwaye, nta n'icyo bikubwiye, ariko uwo muti uzaba uri gukora akazi ushinzwe, sibyo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukadaha kariya gace ugateka mu mazi nk'ibikombe 3 bikabira, ugahita utabuza amandi bikaba akazuyaze, ariko wamaze kuyungurura. Noneho warangiza ukagenda ukabyoga. Uzabikore niba ubikoze kuwa mbere, wongere uwoge kuwa gatatu, wongere uwoge kuwa gatanu no ku cyumweru. Uzaze utubwire impinduka, sibyo? Mbo twagiye. Ikindi, ako ngako nakubwiye gaharuye wasese ukakanika kakavamo agafu, uzagende ufate 1/3 cya cya kiyiko. Nurangiza ugende ukavange n'amavuta, ujye wisiga mu buzima busanzwe, nabwo uzaze uduhe igisubizo uti mbese ni ibiki nabonye. Umukunde rero ukora ibintu byinshi. Umukunde ukora no mu bijyanye n'ubucuruzi, abantu ntabwo babizi. Ukongera ugakora muri byo bijyanye n'iki, bijyanye n'izo nkundo, abantu nabwo ntabwo babizi. Umukunde ukongera ugakora muri ibyo bintu bijyanye n'amarozi. Urugero, niba wumva inda yawe utwise, ukumva inda aho kugira ngo niba yacuramye cyangwa se itari yacurama, ariko ukumva inda aho kugira ngo igaruke, ukumva iri kugusubira mu mutima, my friend, genda ufate ka gafu 1/2, nurangiza ugende ucanire muri twa tuzi. Nurangiza ucana muri twa tuzi bikabira, uzatabure. Numara gutabura, ariko ntuzataburishe menshi kugira ngo umuti uba ari umuti. Nurangiza ugende woge yanda yawe,
ugende uyoge. Ni ukuvuga ngo aho ngaho umukunde uhita ugira akazi kamwe n'ikirogora. Ni ukuvuga ngo ikirogora nacyo ubwacyo gikora ku nda igihe inda bayizinze, wowe ukumva inda aho kugira ngo imanuke ugasanga uri kwa muganga, barakubwira ati nta kibazo, aho kugira ngo inda imanuke wowe ukumva iri kukurya ariko ikakurya ishaka kugira ngo izamuke ijye mu mutima iguturitse upfe, wowe ukumva iri kuzamuka. Icyo gihe umukunde uhita ugira akamaro kamwe n'ikirogora. Ushobora guhita uvuga uti ikirogora bakakiguhereza nk'ibibabi bingahe, ukavuguta, wamara kuvuguta ugasiga kuri ya nda yawe ariko ntusige ku gitsina, ugasiga hano guhera muno munsi y'inda kuzamura ku nda, nuko ibintu bikagenda neza. Abantu rero bakunze kumbaza ngo kuki ntatanga imiti yo kunywa. Ntabwo imiti yo kunywa ntabwo ari ugupfa kuyitanga, mujye mushiramo n'inyurabwenge, kubera yuko ushobora kwangiriza umwijima w'umuntu, ushobora kwangiriza ibihaha, ushobora kwangiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero ntabwo wafata umuntu utwite ngo umubwire ngo genda uhite unywa ibi bintu, kuko niba mubizi neza no kwa muganga, umugore utwise ntabwo bajya bapfa kumuha imiti babonye. Biba bisaba kugira ngo dogiteri agende acukumbure amenye niyo aramuha ijyanye n'igihe arimo. Ntimukajye mutega amatwi abantu b'imburamumaro bababwira ngo fata iki umire, fata iki umire. Ejo utazampamagara wahuye n'utubazo tugiye tugize dutandukanye tw'ibyo weho wagiye unywa, warangiza ngo ugiye guhamagara Ngabo. Reka mbabwire ikindi kintu nagize ngo nikarumeho. Hari ukuntu usanga umuntu akagenda akajya gukoresha ikintu ahandi, ngo nabonye abaganga, nabonye iki, bakagenda iyo bamaze kumurya amafaranga arakata akagaruka akaza kumpamagara. Noneho wumve rimwe na rimwe naho abantu bazanira ubujiji, akavuga ngo bandiye ibihumbi senkani, bandiye 100, ariko njye namubwira ngo urame insimbura mubyizi y'ibihumbi 10 ngo kwari menshi. Nta kibazo, ujye uragenda ukoresha iyo ushaka hose, ariko icyo nzi cyo ni kimwe nuko uzajya urahindukira ukongera ukaza kunshaka ukampamagara, sibyo? Mujye muragerageza mumvugishe, niyo waba utanshakaho umuti ariko nkugira inama, kandi inama nkugira ni inama nziza, ntabwo ari inama mbi, ni inama yubaka. Niba hari umuntu nagiriye inama mbi azaze muri komenti abyandike. Ikindi cya kabiri, niba hari umuntu waje kunyivuzaho akaza ari uwo kujya kwa muganga, nkamwemerera ntivayo nkuvure, simwohereze kwa muganga, cyangwa se akaza atari kumbwira ko yavuye kwa muganga nkamwemerera, nawe azaze muri komantere agira ate abimbwire tubimenye, njye mba mbaho ukuri. Bivuze ngo kuza kwawe no kutaza ntacyo bivuze, kuko byose ni uburenganzira bwawe n'inyungu zawe. Reka twikomereze no gukomera k'umukunde, sibyo? Niba uzi yuko ufite umwana wavutse, ukabona umwana ari kugenda nk'abandi ariko ukabona agenda acika intege, ibyo ari gukora, amajesite ari kuguha, ukabona umwana nta cyizere uri kubiha, ukaba waragiye kwa muganga bakagupimira bakakubwira ko umwana ari normal, nta kindi kibazo afite, ariko wabirebesha amaso ukabona umwana si normal, yajya no kuvuga ukabona umwana ari kuvuga ari kudidimanga. Icyo muracyumva? Ukumva umwana ari kuvuga intuza, niba babyita, ukumva umwana mbese ari kuvuga ari kudidimanga, ari kuzanamo utu. Hari abantu bavuga ukajya kumva ari gusimbagurika ukuntu ari kurya utuntu ku buryo utapfa kumenya ngo mbese avuze ibiki. Niba rero uwo mwana umubonye akimeze gutyo, genda urondere umukunde, ufate imizi uyisekure, numara kuyisekura uyanike, kagafu kavuyemo
ugende ufate 1/3 cy'umukunde ugende ucanire mu mazi bibire 1/3 cya kakayiko nababwiye ucanire byibuze muri litiro y'amazi 2. Nurangiza uyungurure. Numara kuyungurura uzafata ikiyiko cy'ubuki ushiremo kugira ngo bigire akaryoherere gakeya kiyasi. Noneho umwana umunyweshe. Uzamuwesha inshuro 4 mu cyumweru. Noneho nyuma y'icyumweru uzambwire ko kwa kudidimanga nk'aho afite intananwa, ariko uzamanza urebe niba nta ntananwa afite. Sibyo? Uzamanza urebe niba nta ntananwa afite. Noneho uzarebe ko kwa kudidimanga kutazagenda kukagira gute kukavaho. Ikindi, iriya mizi ikora ibintu byinshi. Niba uzi yuko wowe muntu hari abantu baba bafite icyangiro giteye ukuntu, akajya mu bandi ukabona ntibashaka kumwiteza, ntibashaka kumuvugisha. Tuvuga n'urugero, ukajya nko mu kazi. Niba ugeze mu kazi wajya gusuhuza abo mukorana, ugasuhuza umuntu aho kugira ngo abyumve neza akwakire akubwire ngo yego cyangwa se muraho, ugasanga yahise avuga ngo kirantutse. Ugasanga bosi wawe, niba ufite bosi wawe mu kazi, ukagerayo aho kugira ngo wenda tuvuga niba wanazindutse, aho kugira ngo agushimire ngo ko wazindutse, agahita avuga ngo ariko se ngo nkawe ngo reba nk'ahantu buri gukandagira ngo uje bagikoropa. Ese kuba uzindutse nabyo kibaye ikibazo. Mbese ugasanga ufite icyangiro giteye ubwoba, ugasanga mbese ibintu bikubaho ni nk'ubufindo, nawe ntabwo wabona uko ubisobanurira abandi. Cyangwa se reka ngo urugero, hari ukuntu umuntu ajya mu kazi, niyo yagera mu kazi nk'abantu bakunze gukora ikiyede, igifundi n'iki, ugasanga bari kugabanya abakozi cyangwa se babaye bakubwiye ngo weho ejo ntuzaze. Sibyo? Uzagende niba umeze gutyo muri ibyo byose mvuze, weho uzagende urondere imizi y'umukunde uyisekure. Numara kuyisekura uyanike yume. Nimara kuma, my friend, ibyo ubivuga uri gutongera, kuko n'abagukorera ibintu bibi nabo barabitongera bakabishiraho amagambo mabi. So rero weho nawe uretse kwisengera nabyo byakunanira, kubyaturaho amagambo meza se nabyo byakunanira. Ntago nzi ibyo uzavuga bitewe na situation urimo. Just nawe gerageza utongereho ibyiza ushaka. Niba abandi bakoresha urwo rurimi rubi, koresha urwiza nawe ukureho iyo mivumo mibi bagushizeho. Noneho ubwo urangije kubisekura ugakuramo ka gafu, ikintu uzakora, uzagende ukoge, akandi ukavange n'amavuta ukisige. Noneho ugende wigira kuri ya chance bavugaga ngo bagabanyije abakozi nawe barakugabanya, cyangwa se n'andi muri babandi birirwaga bari kuri niba uri umuyobozi ukaba wageraga mu bantu ibyo babwiye byose bakakureba bakaguseka, icyo uzagira ababwa bazajya aravuga ngo ndiyo bwana boss, ngo ndiyo chef rwose nta kibazo. Urumva ibintu bigende neza cyane. Noneho weho niba bari bakwirukanye muri ako kazi kwishansiye n'ahandi, uzagenda ukimugera imbere ngo harya weho twari twakubwiye ngo usibe, yewe twakwibesheho, cyangwa se mo kimwe, nta kibazo, injira mu kazi uburakora, turabireba y'uyu munsi, ikaba turabireba n'ejo ukaza n'ejo bundi, ibintu ugasanga bigiye neza. So rero iki cyatsi cy'umukunde nta hantu batakizi, gifite imbaraga nyinshi. Twakivugaho ibintu byinshi cyane, gifite imbaraga, twakivugaho ibintu byinshi cyane. Reka turekera ikiganiro, ndi kubona batangiye kumvangira, ngisoreza ahubwo cyarambiranye namwe cyabarambira. Ariko umukunde
ni igiti cyiza cyane gifite imbaraga, sibyo? Niba tubabwiye ibintu weho ukaba waragerageje gushaka nk'icyo giti ukakibura, mpamagara, mvugisha. Niba se warakibonye ukaba waragikoresheje nabi, no kutubaza ni ikibazo. Erega nuko abantu bose mubashira mu ntuza mu gatebo kamwe ngo bashaka ibyanyu. Nta muntu ukeneye ibyanyu. Tubaze, tugisha inama, se bigende bite, bikorwe bite, sibyo? Icyo ni cyoroshe. So rero gerageza, niba warakoze subscribe, ukore like, ukore share, ushireho za komanteri, ibintu bigende neza cyane. Kandi niba nawe utari wayikora, yikore, nta kintu bigutwaye. Nutayikora ni wowe uri guhomba, twe nta kintu bitubwiye. So rero amahoro y'Imana abane namwe, kandi mujye mubona ibiganiro, muhite mukireba, urebe mbese iki kiganiro kigiye aka kanya ni ikiganiro kimfitiye umumaro, ni ikiganiro kitamfitiye umumaro. Nusanga kigufitiye umumaro, ukirebe, ucyumve neza. Nibiba na ngombwa ufite nawe utikinga n'agakaramu, wandike. Noneho kugira ngo ubutaha, cyangwa se igihe wakumva hari akantu kaguteze cyangwa se kakwisobwe, ubashe kutuvugisha tugusobanurire. Nta kibazo kirimo rwose, sibyo? Rero amahoro y'Imana abane namwe.